turabasuhuje abakurikiye IBTV Rwanda, tubahaye ikaze muri uyu mwanya. Turabakunda cyane, murabizi ni kwa kundi tuba tugiye kubabwira amakuru y'ijambo ry'Imana, tugiye kubabwira iby'Imana yakoze mu buzima bwacu. Rero turabishimiye cyane, mwumve ko tubakunda cyane cyane cyane. Imana y'amahoro ibaha umugisha mwinshi. Imbere yacu nk'uko bisanzwe murabona twakiriye umutumirwa, no mupapa mwiza cyane. Papa uraho neza? Muraho. Amahoro y'Imana bane nawe. Namwe we konguko. Yego, murakoze cyane. Ahangaha muri ni kuri IBTV Rwanda. Yego. Twishimiye kubakira uyu munsi. Imana ishimwe ko tubabonye nk'abashyitsi kandi turi bubagireho umugisha, namwe mukatugiriraho umugisha. Yego, murakoze. Hanyuma reka tubanze dusenga Imana. Yego. Hanyuma dutangize ikiganiro cyacu n'isengesho. Yego. Mana y'amahoro, Imana ishobora byose, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana ikwiriye kwiringirwa umunsi ku munsi, turagushimye. Warakoze kubana natwe, tugiye kuvuga imirimo n'ibitangaza wakoze ku bwacu. Rero bane natwe n'ubwo buduha imbaraga zo kubasha kuvuga ibyawe, kuko twebwe dushobora kuvuga tukongeraho cyangwa tukagabanyaho, ariko duhe gusobanukirwa icyo wavuganye natwe kugira ngo tubashe kugisangiza abantu. Urakoze rero kugiye kubana natwe muri uyu mwanya. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro none n'iteka ryose. Amen. Amen. Turabakiriye nanone, tubahaye karibu, mudufashe rwose mutega amatwi. None wabanza ukibwira abadukurikiye, ukababwira amazina yawe n'aho uturuka, biradufasha kuganira tuziranye. Yego, amazina yanjye ni Nzamurambo Marite. Yego. Abanturuka Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana. Yego. Umurenge ni Musha, akagari ni Akabare, umudugudu ni Rukombe. Nkaba ndi umwe mu bo Imana yagiriye neza. Amen. Kandi nkaba mfite umugore umwe n'abana 4. Turacyashima Imana ku byiza yadukoreye. Yego, Imana ishimwe cyane. Mwabyumvishe turi kumwe na Marite uturutse mu karere ka Rwamagana. Imana ishimwe kubikuduhaye nk'umushyitsi aka kanya. Rero ahangaho uri rwose wisanzure, wumve ikaze rikomeye cyane, kuko turabizi hari ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe kandi bishobora kubaka benshi. Niyo mpamvu twifuje ko dusangiza ubuhamya bwawe, hanyuma benshi bagahembuka. Yego, ni byinshi kandi byiza Imana yankoreye. Yego. Kandi bishimishije, ni intera cyane. Yego. Cyane kubumva ko Imana tuba hafi. Kuko hari byinshi yagiye nkorera. Byari byarayoberanye. Bikaba byiza ko aho namenyeye Imana. Yego. Hari byinshi bye nagezeho kurusha mbere ntarayimenya. Amen. Yego. Imana ishimwe rwose pe. Aho ngaho ndumva mfashijwe cyane. Yego. Ndumva bishimishije kandi ntaragushira ntabwo ubamye Imana yakoze. Iyo umuntu agiye kuvuga imirimo y'Imana ndishima. Yego. Ndanezerwa cyane kuko mba mbizi ko nta kimana ikorera guhomba. Nta na kimwe. Yego. Rero iba yarabikoze ifite impamvu. Cyane. Wasangiza abantu badukurikiye ubuhamya bwawe. Ubuhamya bwanjye rero mfite ni burebure kandi ni bwiza. Yego. Buriya 2018 mfite akazi, ndi umusore umusirimu. Ariko 2019 mu matariki mu kwa gatatu. Yego. Nafashwe n'uburwayi bw'amayoberane. Kugeza ubwo iki gice cy'epfo cyose cyarahagaze, kiba paralisi. None hagati aho ngaho nari mfite umwana wavutse kuri 13 z'ukwa mbere. Yego. 2019. 2019 mu kwezi kwa gatatu nibwo nafashwe n'ubwo burwayi bw'amayoberane. Ubwo burwayi bwaraje, bombanza kugira ngo ni umunaniro. Yego. Banza kugira ngo ni akazi kenshi nari mfite, kuko nafite akazi gakora amasaha menshi kandi avunanye. Noneho uburwayi buraza burakomeza. Ndabyibuka nagiye kwa muganga nigenza. Ariko natangiye kunanirwa cyane. Yego. Bakorera ibizami 9. Mu bizami 9 basanga nta kibazo mfite. Biba ngombwa ko bampa imiti yo kwifashisha, ariko barantransfera. Yego. Nageze mu bitaro Rwamagana. Ngezeyo dogiteri abura uburwayi pe habi. Noneho imiti yampaye narayinyoye nkimara kuyinywa.
ndagenda noneho hasi noneho biranga burundu neza pe. Mbo ubwo mbaho mba mu rugo, ndabyibuka dogiteri niwe wambwiye ati se nkora iki. Agiye kunzana CHK avuga nti ibiku CHK ntabwo ubyihoreye, nta bushobozi mfite, reka mbanze nje mu rugo kureba ko nabona ubushobozi. Icyo gihe naraje nanyweye iyo miti, nayinyweye rimwe, imara kuyinywa noneho hasi ndagenda hararangira, nta guhagarara, nta kwicara. Ibi nkubwira ubu abanzi no mu quartier batekereza nzamuramo Maritini, bakibaza se ni Imana yabikoze se yivuriza, nibwo ubumana bwayo. Yego ubwo icyo gihe nafashe igihe mu ntambara, urabyumva, abaturanyi birabayobera, biratuyobera, kwa muganga byarayoberanye, biba ngombwa ko hari abasaza tubana, baramfata banjyana mu Kinyarwanda. Abo twita abapfumu. Babanje kunjyana bavura bya Kinyarwanda. Yego. Nkigerayo aho nageze bwa mbere ndabyibuka. Yarandebye ati rero ati birenze ubushobozi. Yego. Rwose ntiriwe mvuga ngire icyo nkati cyo kozi. Jyana kagatu kisiga ariko nge sinabasha. Yego. Ubwo narataye. None nageze mu rugo narabaye ikimu. Burundu. Byaro guterurwa. No kwicara bidashoboka. Basi se hejuru igice cyo hasi ndabyumva ko cyari kimeze hejuru, wumvaga ubwenge? Hejuru pe nta kibazo. Yego. Ariko kubera uburibwe nahuraga nabwo, birumvikana. Hejuru nabaga nyine mfite ikibazo, ariko kuko uburibwe nahuraga nabwo bwatumaga mu buzima harimo ikibazo. Kuko niyo nashaka gutera agahinda. Wasangaga wenda nkaho njyamye, wambaza uti se urumva umeze uti, hahita mpindukira nahindukira nkakureba, kandi igice kimwe kigasigara nkakurebesha icyo hejuru. Ugahita ushwanya, nta kindi wewe wahita gushwanya kukarira. Kuko ndabyibuka ari umutanzania twakoranaga, kubera uburyo nabaga muri societe n'uburyo twakundanaga. Ndabyibuka yaraje mbonye, mubwiye ambajije ati se umeze ute, mpindukiye ngiye kureba uwo ari we, abonye uko nkibanye ahita turikararira. Ndavuga ngiye mu Rwanda ndasezeye. Nta cyumweru yamaze, yahise agenda. Mu kugenda ubwo nabaye muri ubwo buzima, mbo banjyana hagati aho gatoya. Burya hari ibyo Imana ikora koko ukabona ni ibitangaza kubwa yandirimbo. Ku mwana twe dufite w'amezi 2. Ntago ari igihanda cyari kindiho gusa. Na nyina na madamu yahise afatwa n'ikibazo. Yahise arwara ibere ry'iburyo. Yosaga umwana w'amezi 2. Yosaga umwana w'amezi 2. Niwe wanteruraga? Nawe abaye aryo. Agakinteruye. Yego. Aho yagombaga kunterurira niryo ibere rya niko yararwaye. Ibere rirabyimba. Ntabwo arakibasha konsa umwana. Noneho rigiye gutoboka ritobakamo uruziga runini cyane. Urabona ko akundi be ahembera. Yarahemberaga amasheka asageta inyura he? Agaca muri wa mwenge. Umwana konka ntibyari bigishoboka. Birumvikana. Umwana yagize gute? Abaturanyi inshuti twase tumushyira ku nshyushyu. Mbo ubwo nge ndakamba wakanteruye. Arwaye ibera ricara aryamye. Mbo umwana wonkaga agiye ku mata. Yego. Nabwo ataragira igihe cyo kuba yaya. Yego. Mbo ubwo hari abasaza baje nanone banjyana handi mu Banyarwanda b'abapfumu. Yego. Ndagenda ngerayo, namazeyo igihe cy'icyumweru. Ariko ngeze aho mbona ibiriyo n'ibikorwa. Mbona nibwo nahamagaye nabaye nti muze mu njyane wanjye nje kugwa iwanjye. Yego. Nubundi nta buzima nkitegereje. Nta mibereho nkitegereje. Nubundi wanjye hasa nkaho bavuze ko nta gisigara kujya bategereje urupfu. Yego. Ndabyibuka icyo gihe naramuhamagaye bwa mbere. Abanza kubyihorera.
buriya ni akababaro n'agahinda no kubatekereza ko mu rugo iwe n'abari indembe n'abahari adatekanye n'umwana mutoya buriya wamurika. Ndabyibuka abana icyo gihe narakambakambye mvayo nshaka banterura ku muhanda bantereka kuri moto. Ikintu nabwiye umumotari yambwiye ntaho ujya n'injye uri bugutegeke nimba uzi ko ukorera amafaranga ayo mpamvu utayakorera ubyihorera ubwo nshya ubonye. Twaraje nkigera mu rugo madame akimbona nta kindi yakoze yaraturitse ararira. Birumvikana kuko nawe iyo wamubazaga uti se Marita ameze ate we nta kindi yakubwiraga kubera agahinda uko ameze umwana muto uko ameze abana yahitaga turika akarira. Noneho mukurira urumva ari mu kababaro nanjye ndi mu kandi. Noneho njye nabitekereza Ramana ubwo nyine nicyo gihe kuko igihe cyaranageze abantu benshi bagira agahinda mu rugo barahashika mu gwacika rero ko Imana igira neza. Ndahamaze iminsi 3 meze gutyo ntigirije iby'Imana igomba gukora ariko hagati aho n'urupfu. Wowe wumvaga ari urupfu noze ko icyambere ni nacyo cyagaragara hepfo hose narabaye paralyse. Gukambakamba ntibyashobokaga kuko burya gukambakamba wenda hakambakamba umuntu ufite ibi bice ubasha kuba yakururuka ntabwo byashoboka kuko ndacikiyemo hagati hano kuko nakubwo impamvu bambwiraga ngiye nka kureba ariko ahandi hagasiga. Yego kuko yaramaze kwishima harabaye igikara. Mbo nibwo Imana yakoresheje umukozi wayo mu majyepfo inyanza ya Butare. Amen. Arampamagara niwe nzamura mbo Martin ni njyewe uvugishije ngo umukozi Imana yagutumyeho iwacu nkaba nturuka inyanza ya Butare. Wese ni nzamura mbo Martin yagutumyeho ze cyangwa nundi ngo so ufite uburwayi bumeze gutya na gutya umaranye iminsi imeze ingana gutya na gutya ubwambwaga hagati y'ukwezi n'ukwezi n'igice ntibirashoboka ngo ya ngo wigingimiranya ngo birashoboka mbwiza ukuri ntibishobora kuba butibeshye kuko sinzi no gwaye nomero zanjye cyane ko zitamaze iminsi ari zo nari narakuyeho. Arambwira ati rero Imana yambwiye ngo uramuka utagarutse mu nzira zayo ngo kiranuke ukizwe ntago uburwayi buzakuvaho ngo ahubwo urupfu ruri hafi. Namubaza nandi jambo namubwiye kubera agahinda aho maze iminsi sineguka. Namubaza kuko ubu n'imisaya yanjye yirebye iyo nshaka kugubuhamya kwa nti reba hano okariya iyi misaya irangana ntabwo ingana nanjye urabivuze ndabibona. Yes uyu wanyunyutse none naryamiye yacagiye cyose kiriya gihe cyose amezi 10 nuko akuma uruhande rumwe rwari rwarashishutse. Yego birumvikana kubera ko uwakampindukije nawe yararwaye. Noneho nanjye uko mbashishije mirimye kwaro kurya yagezeho hakanababuka hakangirika. Mba muri ubwo buzima ubwo mukozi w'Imana abarabimbwiye ariko ambwiye arambwira ati noneho shaka nari icyumba cy'amasengero ogeyo andangira hambere ahandangiye nibuka ko hari umuntu usengera aho ngaho twahuriye he ahandi uko nacaracara base nabo iyo baza kubimenya ntabwo twari buhurire ucitse mu Kinyarwanda umara rero nacitse intege n'imbaraga z'umutima nazo nari nyifite. Kandi nibyo koko nguciye mu ijambo gatoya urumva nimba akurangiye ati genda ahangaha usenge ukibuka ko uwo muntu mwahuriye muri iyo miti y'Ibinyarwanda wahita wibaza ngo kubera iki we yagiye hariya n'imbaraga izo mbaraga z'Imana zishobora kumukiza kuki yagiye hariya hantu. Ni isomo rikomeye. Ni isomo bakristo mujye mugerageza muba abakristo mukizwe koko. Niba wizeye Imana wizere Imana wizere kikiza ariko ureke kugira gutya. Wakomeza numvaga ko nako tugomba kubanza kukabwira abantu. Nuko nyuma rero y'ubwo bwa kabiri
yampamagaye ari ku cyumweru mugoroba yego arambwira ati Marite urimo kuninira Imana kandi n'ubuzima bwawe ushaka gukiza yego ese urumva warihebye ku buryo kubaho kwawe birangiriye aha ye ntabwo nari nkivuga byinshi ahubwo mfite ikibazo simbyanze ariko kugenda ntibishoboka yego nimba aranagutumye ukondo urakuzi ni urakubonye yego ntabwo n'uwakantiruye agihaguruka nawe afite ikibazo yego ubwo nibwo yambwiye ngo icyo utegetswe ni kimwe arongera ndangira ahandi ari icyumba cy'amasengesho handi hatari aho ngaho yego nibwo nabitekerejeho yabimbwiye kuwa gatandatu nimugoroba none ngiye ndara mbitekerezaho ku cyumweru nimba aramubujije amahoro simbizi yongeye kumpamagara saa 8:30 za mu gitondo ambaza ngo uri mu rugo yego we yumvaga gushora ko wagiyeyo ndamubaza nshaka kumasi kubera iki ngo ya uri mu rugo ni nihonde ahita akora telefone ariko ko Imana ari igitare gikomeye ari umukozi w'umuhanga yego nagiye kumva numva umuntu arakomatse umugore mu burwayi yarafite mu mbaraga nkeya ajya kureba uwo ari we aha baramuha karibu aho ati sano kwanza murabo Maritini barabikiriza yabasha guhaguruka cyangwa umuntu amusanga ahari umugore nta kindi amubwira ati ntabwo yahaguruka ntiyanabishobora ubwo byabaye ngombwa ko ansanga aho ndi aranganiriza twaranje turasenga aranganiriza mubwira uburwayi arambwira ati rero nudakurikira inzira z'Imana nibyo Satani yaguteze byinshi nibigomba guhitana ubuzima bwawe n'uwawe noneho nkurikiye ukuntu abadogiteri bagiye bakugeraho bikanga umuntu agufata amaraso uko yagufata kuko dogiteri we byanamuteye ubwoba yamfashe amaraso ashaka kujya arebe ikibazo mfite hepfo yego yamaze kujya kura muri laboratoire hepfo amaze kwishuma hose ibaze nta muti akabumutsi naguteye akaburi gufka bigasa n'umubiri wose ibi ni ibiki ubwo rero umukozi w'Imana nibwo twaganiriye ararambwira ati rero kuwa gatatu uwo munsi wawe uramutse utagiye kuwa kane amaraso yenda yakarabye ubwo ni ukuvuga ngo ko yahise nta kindi kintu yakoze yahise we agenda ariko asiga amafaranga 5,000 yego ayasigira umugore yego aravuga ati umva rero wa mama we dore ni itike izamujyana ikanamugarura ubufasha Imana yampaye nubwo nagerayo ibindi biri mu gushaka kwa Imana ubwo kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu nibwo nashatse nahamagaye abahungu 2 b'inshuti nabo kubera uburyo twari tubanye n'uburyo bari zimeze kuza byari ikibazo ko barahageraga nabavugisha bakumvizwi batekereza uwo bateruye bagahita bashwanyika bakarira noneho nanjye ibyo bibarira bikantera ikibazo byankomeretse ngiye nkabarusha se kubwe icyo gihe nari naramaze ngiye kwiyakira mvuga niyo napfa ntacyo kuko nari naramaze kwiyakira ububabare nari wafataga urwema akubwira ntikata ese ukati numve nta kintu numvaga ubwo nibwo banteruye umwe ngenda imbere ngenda inyuma mfata umumotari imbago ko nakazi ko bakazi bajije ntabwo nigeze nzigenaho kuko ntabwo ugendera mu mbago ushobora gushinga noneho ubwo ntabwo nashingaga kuko hano hose hari harapfuye ubwo ngo zambago n'ubundi zari zarabaye imfabusa kuko zazana zigendeye muri nini ku bisasiya birarangiye ubwo nibwo banjyanye bangesheje ku rusengero baranyakira nateruwe n'abanyamasengesho 4 aragenda tukigerayo uri Imana ni umukozi w'umuhanga kuko nabaye nkigerayo ndabyibuka bakimara kunsengera
biba ngombwa ko ngomba kuvuga hari inzira iba yaraciyemo zitayitunganiye. Yego, ukabanza ukatura. Yego, n'abankurikiye bagomba guca izo nzira. Nibyo. Kuko icya mbere kugira ngo ugirane ubusabane n'Imana uko ugomba kwiyeza. ni ukubanza ukiyeza, ukiyuzuza nayo. Nibyo. Kuko buriya umwana iyo yamaze gukosereza umubyeyi Yego. ashyikirana n'umujyaro uko yabanje guca Agusabye bugufi imbabazi. akamusaba imbabazi. Kandi abantu bakumve cyane. Nibwo umubyeyi abwira umwana ati mwana wanjye nubwo wakosheje ariko ndakugarukiye Ndakubabariye. kubw'impuhwe za kibyeyi. Yego. Imana yo nayo utabashije kubanza kwicira bugufi Yego. ngo ubanze gushyikirana nayo ntabwo yakwegera Nibyo. ngo igufashe ukiri muri bya Bya byaha. byaha. Nibyo. Njyewe nabivuze n'ubundi ari uburyo bwo kwiza ubugingo Yego. bwanjye. Yego. Kuko imibereho y'isi ntabwo nari Ntabwo wari nyitegereje. ukibiteganya. Yego. Birumvikana. Mbo birangiye nibwo twasenze, mu gusenga iritamurura. Haleluya. Mana ishimwe. Irambwira iti wageze mu bukiriro mwana wanjye, humura. Amen. Nshaka urumva kujarajaza imitima ntabwo byabura. Ntabwo byabura. Ariko uruhande rumwe ibyo yambwiye nkabiha agaciro kurusha aho maze igihe iminsi. Yego. Kuko ndabyibuka umukozi w'Imana ngiye gutaha yarambwiye ati se urumva uhisemo iki? Yego. Yarambwiye ndumva mpisemo gukurikira Imana. Yego. Ahita ambwira ati kubw'umwanzuro ufashe, uyu munsi kuwa gatatu w'igitaha uzagaruka imbaga ubasha kuzigenderamo. Baranterura bansubiza kuri moto, nderekeza subira mu rugo. Mu kugera mu rugo nafashe bya bindi byose bya Kinyarwanda nshyize mu kwizera. Yego. Ndajugunya. Mana ishimwe. Ani Mana nimba ubona kuko wabikoze wabivuze ntabwo nkuniniye, hari n'impamvu. Njyewe ubwanjye ndagukurikiye nubona ko ndi wo gutaba wanyejeje ntahe neza kuko mfite ubona aderesi rwose. Ntabwo nagenda nk'abandi bose kuko hari ugenda ukagira ngo neza nta giherekeza afite. Byibura wandirimba nkataha mu mahoro. Ubwo nibwo nizeye uko yakabivuze. Nagiyeyo kabiri. Yego. Bwa kabiri nabwiye iwanjye uyu munsi uramerekeza. Amen. Usengwa ndaguherekeza kuko nta mbaraga, niko nta muntu uri bumpekera umwana mfite. Kuko ntabwo ashobora kuba ntabwo ari bubashe guheka. Yaheka umwana ararwaye. Ararwaye umwana nubwo wenda bivuga ko ari ahantu yari yadindiye ako nta hantu yari afite yajishiriza. Ubwo ni ngombwa twashatse umuntu umutwaza umwana. Tugihurira Imana iritamura ndayibona yo kabyara. Itimukiza kanseri yo mwibere. Oh, haleluya. Urumva? Mana ishimwe. Nta kindi yahise iheraho. Yego. Yaramubwira iti ngwaya akamenyetso. Yego. Imana ndayikunda. Ni nziza nuko. Ni umukozi w'umuhanga. Cyane. Ikimenyetso amwe yaramubwiye ngo mu minsi itarenze 2 Yego. haraba hifunze. Yego. Nuko ngo muri ya minsi 2 mu minsi 2 Yego. hari hifunze neza hatangiye kwegerana. Noneho n'umwana yashaka kwa kundi umwana rira agahembera. Yego. Mu guhembera noneho hahandi amacire kanyuraga akayica umuyoboro. Wayo. Umwana akajyaje yego yaramaze kurivaho. Ku buryo no kugira ngo arigaruke mu mezi 5 yari afite byabaye nko guhendahenda. Birumvikana. Kuko yewe yaramaze kurigibagirwa amaze kumenyera ako gashyushyu gatetse nabwo bamuhesha iki akayiko. Kuko urumva ntabwo bebero yarataje yarakimuto cyane rwose. Ikimara kumukiza kanseri nibwo navuze nti nanjye nzakira. Amen. Mbizera n'abantu Imana nimba koko ikimenyetso uvuze nkibonye. Yego. Nkaba nzi ko hari ibimuga byinshi wahagurukije. Yego. Byari birwaye birenze uko ngiye Marite ndwaye. Yego. Ndabyibuka rimwe aho nari ndyamye naravuze nti Imana
nimba ubona naragucumuyeho cyane nagucumuyeho iki kwa nyuma mu maso hawe? Yego, wari ufite kwizera. Nkimara kuvuga iryo jambo ndisinzira, ariko nza kumvira ntabwo nari nzi ukuntu berekwa. Birumvikana. Ariko ijambo riza kumpumuriza mu bitotsi. Mwana wanjye uwomure, ntacyo uzaba. Amen. Nta n'icyo kibaye. Uraryiyumvira n'amatwi yawe. Ndaryiyumvira n'amatwi yanjye. Yego. Ariko nkagira ngo se kuko hagati aho nta babyeyi. Se mwana wanjye. Uzi ko nta babyeyi ufite, umuntu nyita mwana wanjye ni muntu ki? Iryo jambo noneho riturutse hehe? Bintera akanyamuneza. Mwana wanjye. Ariko nkatekereza se mwana wanjye, natekereza mwana wanjye arashaka ahantu byavuye. Ahabura. Birumvikana. Ndongera buri buke ndi bujye gusenga. Nongera kuvuga ngo mwana wanjye uhumurerega ngo imbago nyikuyeho. Amen. Narabyutse mu gitondo. Yego. Nibwo bwa mbere nabonye igitangaza cy'Imana. Sinikuraga kwita. Yego. Ariko nagize gutya nyeganyije amaguru mva birakunze. Kwera shireze ibintu birashoboka. Si bigenze bite? Numva akaguru. Uti ndimo ndiyumva. Ati se ntabwo gateruye ntireka da. Nongera turengira gutya. Ndahindukira ndahagarara ndicara amera gutya. Ariko guhaguruka kwa ni minsi maze wari umaze kumugara. Amezi nari maze yari minshi. Birumvikana. Urumva ahantu hataragira imbaraga ntabwo ahitwa nk'umwana uri kwiga kugenda. Yego. Ubwo kwango icyo gihe nahagurutse gutya mpagurukiye ku gitanda. Umva birakunze ariko nkagira gutya umugongo wamaze kubana. Nkasusumira. Ariko nabandi bo ahigejeje ikora. Turayishima. Amen. Aho hantu rero niho naboneye Imana. Yego. Icyo gihe nari meze gutyo. Urumva hari icyuho. Birumvikana. Cy'inzara. Yego. Kuba maze amezi ndyamye n'umugore ntacyo akora. Imana yankoreye ibikomeye. Nuko. Yaragiye ifata urutoki ku rugo. Yego. Kuko icyambere yarambwiye ngo ikimenyetso ngo nuko ngiye kukugaburira. Amen. Ntatekereza ahantu bizava nkahabura. Natekereza ko imvura izagwa nkajya bikajya kwera. Ntarabasha guhinga najya gute nkabibura. Birumvikana. Aho Imana nabonye ko ari umukozi w'umuhanga. Yafashe urutoki. Yeze insina kuyindi. Mama nibwo nari igitoki. Manishimwe. Noneho rero hari ikintu ngiye buriya umuntu hari ikintu nakoze nimba cyarababaje Imana. Nashatse kwicira inzira. Nkikambaka nkiri mu mbago. Yego. Nari natangiye gushinga ariko ntarashinga neza. Fata agatebe kakaba. Yego. Fata agasuka. Utangira kujya ujya guhinga. Njya guhinga nicaye. Umugore w'imbo ndabyibuka naragiye bwa mbere ndabyuka sinamuvugisha. Ndagenda mfata isuka nako gatebe ndanza nfata agatebe mu mbago njya kugatera mu murima. Aribaza arambase ugiye ntabwo ngiye kure. None narebaga se nzabaho ne bimeze bite n'abana na mama wabo meze gutya. Yego. Nafashe isuka ndajya nkimpinga nicaye. Uhaciye wese agashwanyuka karira. Umugore bisa nkaho bimujyanye muri koma. Nanjye mbuze uko mbigenza ndababara. Ya ntebe yaraye mu murima n'isuka. Kuko nagarutse mu rugo nanjye ntabwo muzi kubwa gahinda. Ubwo rero Imana nibwo yambwiye iti mwana wanjye humura. Nzagutunga. Amen. Ifata urutoki. Nkarya igitoki guhera ku wa mbere. Nkasoza uwundi wa mbere ntaho nkiguze. Kirimo kuva hehe mu rutoki. Manishimwe. Hari ahantu bari barahinze amasaka. Ibyo biti gisigati. Yego. Urabizi ko bahungikamo imigozi. Ndabizi. Imyumbati. Yaragiye ifata imigozi yari irimo. Irayeze. Itwira bwa kabi. Amen. Ukwango barajyanaga igitaro. Bagakura kikaza cyuzuye.
noneho kugeza ubwo n'uwo wenda waga agira ubuntu bwo kujyayo nawe akavuze se hano hantu mwari mwarahakuye umugore ati ntabwo ibintu bishoboka kandi bwari ubwa kabiri Imana iragenda itanga amana Imana irantunga ndabyibuka rimwe nibwo nasubiye irambwira iti ntabwo uzasonza narirahiye ntabwo nongeye guhura n'inzara noneho natangiye no kugenda nimvayumva ntangira gushinga imbago ntangira guhaguruka ndatambuka ariko bwa mbere ko hano hari harangiritse byansabaga umunsi ananira uko ngenda nkomera imbago njugunya nuko Imana iragenda inciye ikintu bise akariba ari nako gatuma ntazayiva inyuma nagiye kurekura imbago mfite akazi umuntu umaze igihe akambakamba yego n'abantu benshi nari nageze igihe ndabyibuka agarutse inyuma gato mva mu rugo bwa mbere aho nakana byose barirutse barampunga bati Marita arimo gusezera agasozi ni kuri abaraga n'ubundi ejo tuzaba twagiye kumushyingura ntabwo umuntu umaze bamenye ko Imana ibiri gushaka ibihamya yego umuntu umaze imyaka ingana kuri yaryamye ahagurutse atagiye ati yego birabayobera ariko kubwo kwizera no guhaga kuri ibyo yambwiye narizeye mpagara kuri ibyo yambwiye iragenda iranyubaka irankomeza ubu buhamya nabaha nuko ndi umugabo urakomeye ushimye Imana ntabwo nabona icyo nayigororera kereka byo umuntu abonye ko ayishyira mu mugongo akayiheka hari umuririmbyi yavuze ngo ngiye Imana ndumva nayiheka yego buriya yarabuze ikindi kintu arenzaho kubera ibyo yari yaramukoreye yumva abuze akagero k'ukuntu ayifata nanjye hari igihe ntekereza iby'inkorera nabitekereza nkibaze se umuntu yayibona ate ngo ayishimire tuzajya tuyishimisha imirimo kuko ndabyibuka nkijya gufatwa naryamye muri kontineri imashini nterurana nayo kuko nafashwe ndi mu kazi uko nakabaye mu kazi ndananirwa ntunga ababosi ngo batabona ko nananiwe akazi uryama muri kontineri ngenda nkururuka njya kuryama muri kontineri byanze noneho kwa kundi badedubona amakontineri banterura muri kontineri imashini byarashobokaga ko ishobora no kwiterura ikanihengera yego ahubwo icyababwiye ko ndimo hari uwari wambonye ninjyamo niwe wazavuza induru ati sigamo data we baraza baranira nibwo nahise ntaha ubwo Imana ahitanyishije ni henshi Imana tuyizi buriya rero reka nkubwire iyo umuntu wese namubwira nti ukurikira Imana ntakubisa kuko iyo wivanze mu byayo nawe yivanga mu byawe kandi nta kintu waburana Imana warayizeye udaciye inzira ebyiri ukumva ko injira ari yo gukiranuka ukwizuza nayo ugashyikira ubwiza bwayo nayo ntabwo ibizakugirana nzi neza ko nta nabi iba mu kanwa kayo nzi neza ko nta kibi kiyibamo ahubwo ari icyiza gusa idukorera ibyo bintu nanjye ndabihamya ariko hari ndashaka gushimira kangutange ariko dusabire umugisha uriya mukozi w'Imana w'Inyanza yego Imana imuha umugisha yagize neza cyane kandi imwongerera amaso abona imwongerera amavuta imukure muri bamwe turi kubona muri ino minsi babivangavanga yego Imana ishimwe kubw'uwo muntu kandi imuha umugisha mwinshi kuko nanjye uko nshoboje basha kumuheka kuko yarambetse cyane ni ukuri pe ntuzamwibagirwe ntabwo namwaye kuko icya mbere ntiyaniniye kandi icya kabiri yagombye kugeza ubutumwa kuri nyirabwo yego iyo nza kugenda ninjye ari kuba nizize nibyo ninjye ari kuba nini yari ko ibye yabaga yabishoje yego buriya ni nayo mpamvu
uwitwa umukozi w'Imana wese ndamwubaha. nibyo rwose ndamwubaha kuko no kuba nkihagaze nkihumeka nuko nzi ko ariho nakuye ubuntu bwayo. Imana ishimwe. Kuko iyo nkurikije ibyo nari namaze gutagaguza ca hirya no hino mu bapfumu nivuza ngirane byari birenze ubushobozi, ariko yo yabikoreye iki? Ubuntu. Imana tuyihaye icyubahiro nuko yego turashima Imana. Ikindi Mana yanjye, madamu wawe turamuramukije ahari, yego, kandi yumve ko tumukunda cyane, kuko tuzagira Rwamagana kumusura. Ni karibu. Tuzaza kumusura nawe tubwire imirimo y'Imana. Azabibabwira kubera ko harageze ko abantu bumva ko dufite Imana ikora. Yego. Bamenya ko dufite Imana ikura ibishoboka mu bidashoboka. Cyane. Kuko ukurikije indwara yari iri mu rugo iwawe, haba kuri wowe haba no kuri madamu, nukuri biragoye kwiyumvisha ko abo bantu ari bo turi kubonesha amaso yacu. Birakomeye cyane. Biragoye kumva umwana ku mezi 2 yego atandukana na nyina atakimwonsa, yego, hanyuma mu mezi 5 umwana akaba ageze ari muzima ameze neza nta kindi kibazo. ubu ni umusore ariga mu mwaka wa 2. Ijuru ishimwe. Yego. Nukuri dushimye Imana. Abantu badukurikira buri munsi turabwira ko hari Imana. Hari Imana ikora ibikomeye. Hari Imana nukuri. Hari Imana twabonye, hari Imana tubona, hari Imana tuzabona. Hari n'iki bikuru ubu naryo ryongerewe. Imana ishimwe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Abantu badukurikiye turabingingira kugira ngo begere Imana nayo izabegera. Cyane muri iyi minsi ikomeye. Irakomeye pe. Muri iyi minsi ni iminsi ikomeye. Ariko ikintu nabifuriza nibabashe kujyana ubusabane n'Imana cyane. Amen. Kuko niyo nzira yonyine yo kuducungura. Niyo nzira yonyine yo kudukiza. Kuko buri ahandi hantu njya nkunda gutanga ubuhamya. Nkunda gutanga ubuhamya muri COVID. Muri COVID reka mbaho ngubu ubundi buhamya. Nako kavuge. Muri COVID ubwo abandi bari bakingiranye, nge nari ndi mu kazi narahahaga. Icyambere yahagaze kuri yo yambwiye. Yego. Ntago nzasonje izansonje. Icya kabiri ntago umuryango wazongera gusonza. Muri COVID nicaye iminsi 3. Abandi twaricaye imyaka n'imyaka. Icyo gihe najyaga mu kazi mu gitondo nkataha saa 8. Nkahembwa nkatunga umuryango. Rese si yari yarabimbwiye. Yari yarabivuze. Ntago yagombaga kunkoza isoni. Yego. Imana ishimwe. Nukuri tuvuze imirimo y'Imana bwakira bwacye. Kuko Imana ibyo yakoze mu buzima bwacu ni birebire. Ubwo ibyo ni ibya Marte, hari n'abandi badukurikiye nabo bafite ibindi. Gusa turabahamagarira kugira ngo umuntu wese wumva ashaka kugira icyo asangiza abantu, kuvuga iby'Imana yamukoreye, kuvuga imirimo y'Imana, ni karibu kuri IBTV Rwanda. Atwegere nukuri tuvuga Imana. Kandi tuzayivuga neza. Tuzayivuga neza. Kuri pe. Ni mu binakena hagenzaza n'ijambo rye ririmo. Yego. Tunabwirize. Nta kibazo rwose. Kuko buri ujya kuvuga iby'Imana yakoze uhera no kubyagukoreye. Nibyo. Yego. Nicyo kiri kwica abantu muri no minsi. Barashaka kutubwira Imana babonye bomvanya abandi. Atari iyabo. Yego. Kumva arakubwira ndabizi ko Imana ikizakije runaka na runaka, ariko ntibavuge ngo njyewe yangiriye gutya. Twe tuzatuvuga ibyadukoreye. Ibyo yakoze. Duhereho none tunabwirize dufite gihamya. Imana ishimwe. Yego. Ngiye umuntu ngo nari ndi mu mbago. Ashobora kurira nicaye ati si uyu musore yagiye mu mbagati. Nta modoka yari yarangonze. Yego. Nta gisidayini nari narakoze. Ntabwo nari narigeze nsita. Imana ishimwe. Ibyo ni ibihamya 3 natanga. Nkavuga Imana kubyizadukora. Yego. Nibyo rero bikenewe muri no minsi kugira ngo abantu bavuge Imana babonye. Yego. Imana bahuye nayo, Imana bazi batumvanya abandi. Oya washaka kuninira no kugira ngo wenda abone igihamya nyirizina. Yego. Yazansura cyakanumira n'izo mbago nzifite. Yego. Cyangwa zamweka n'amafoto nzirimo. Nibyo. Noneho bwo byarushaho kugira ngo avuge ati si Imana ikora biriya. Ariko igihamya mfite ntanga.
nuko biravuga ngo hagurukije ibimuga ibirema ntazagira ubininira yarabikoze nibyo yarabikoze nanjye ndi umuhamya ninjye wabihamya nge byabayeho cyane nkaba ngendesha abiri Imana ishimwe bari ni nayo mpamvu iyo nageze mu bihe byo guhimbaza nkunda guhimbaza nikubitira ku mabuno kugira nyine niyo yayagaruyeho nukuyitambira nukuri kuko niba avuze ngo izabikora izongera ikore n'ibindi amen kandi iracyabikora nibyo kuko no kuba ndi ntabwo so ubu waturutse kwa runaka kwa kanaka ntabwo nakagombye kuba ndimo gutanga ubuhamya icyo nacyo cyabigihamya nakagombye gushimira iki Imana yego kuko yakoze ibikomeye mu buzima bwacu amen Imana turayishimye no kuri imirimo y'Imana n'imigari kuri twebwe umva niyo guhabwa icyubahiro Imana ishimwe ihabwa icyubahiro none rero ugiye gusenga udusoreza iki kiganiro cyacu yego dusenge yego Mana nziza Mana y'amahoro Mana y'urukundo n'imbabazi turagushimye turakubashye ko uri umukozi w'umuhanga tugushimiye ko waturinze ingeri zitandukanye tugushimiye ko wabanye natwe data ukaturinda ibyaduhigaga byose data tukaba turi amahoro turi bazima izina ryawe nirahabwa icyubahiro tugushimiye ku bw'aka kanya kandi wongeye kuduha mwami kuganira ku bw'ibyiza wadukoreye tugushimiye mukunzi mwiza ko ari wongeye kudufasha no kudukomeza no kudufasha kugera aha hantu data gumye duhagarike kandi data ntabwo tuzaninira kugukorera kuko ari watugejeje muri iyi myanya nyemerera ubane natwe rero kandi data nako nsabiye uyu muvandimwe kuba ya data mpaye karibu n'ikaze nukuri data nkushimye ko ari wowe ubikoreye kwiyubahisha nyemerera ugumye ubane natwe kandi dukomeze muri byose ubumye turinde ibiduhiga mu izina rya Yesu kandi dukomereze mu buntu bwawe yongwe nubane natwe kandi dukomeze muri byose mu izina rya Yesu amen Imana ishimwe abadukurikiye ntimukureho urushinge rwanyu ntimukureho amaso yanyu mukomeze mukore subscribe musharinge munatange comment kandi rwose tubahaye karibu kugira ngo namwe mujye muza tuvuga imirimo y'Imana umuntu wese ushaka kugira icyo asobanuza cyangwa se ushaka kugira inyunganizi yaduha reka tumuhe nimero yacu 0783939191 tuzavugana rwose ikaze kandi tubahaye karibu kuri IBTV Rwanda Imana ibaho umugisha amen murakoze